kibi umwana ushobora gusebya mu bantu wayimwimye akiriza cyangwa akaba yakora n'ikindi kintu nyine kigaragaza ko nyine yarakaye. Muraho neza abakunzi ba Delight TV, ngenda umuhoza Gisele nk'ibisanzwe. Rero ngarutse mu Ihoza Show, nizere ko ikiganiro mwagikunze, mujye mubitubwira ariko muri comment bizajya bidufasha, biduha imbaraga zo gukora n'ibindi biganiro. Hanyuma uyu munsi nifuje kubabwira ibintu ugomba kurinda umwana wawe kugira ngo atazagusebya mu bantu. Umwana ni umuntu nyine utabasha kwihangana, ariko iyo wamutoje ikintu akigenderaho, sibyo, akigenderaho ukamubwira uti kira ntabwo ari cyo ntuzongere, iki ntabwo ari cyo ntuzongere, iki ntabwo ari cy'abana ntuzongere. Uyu munsi rero nabateguriye nk'ibintu bigera nko kuri 4 cyangwa 5. Ikintu cya mbere ugomba kumwigisha ni ukumubuza telefone. Abana baramenyera cyane, iyo umubujije telefone warayimumenyereje ashobora kugusebya mu bantu. Impamvu mbivuze iki kintu ni uko hari umubyeyi twigeze guhura ahantu kwa muganga, yaka umwana we telefone, umwana ararira. Amaze kurira nyine ubona umubyeyi agize nk'isoni ukuntu, yego nta bantu benshi bari bahari ariko ababonye yagize complexe nyine kubera ko yamutoje kuyimuha. Noneho arambwira ngo si nzabigenze gute, ngo nzabigenze gute, ngo ko yananiye koko. Ndamubwira umwana ni wowe umutegeka ntabwo ari wowe ugutegeka. Urumva rero umwana ni wowe umutegeka ntabwo ari wowe ugutegeka. Telefone ni yawe, ntabwo agomba kwigutegekaho. Umubuze umubwira uti telefone si yawe, telefone si y'abana. Rero icyo gihe yarambwiye ngo mu rugo nyine ngo arayifata ngo akayikoresha, ngo noneho ngo na papa wabo nyine arabareka nyine akayikoresha. Ndamubwira nti wowe umwikarumana uzamubuze, uzajya uyimwima mu gihe ayikwatse kandi azabimenyera. Kandi nibyo telefone ni y'umubyeyi, ni gute umwana yimukontroraho? Ntabwo ari byo. Rero umubyeyi niba wumvaga ko telefone ariyo irera umwana, ntabwo ari irera umwana. Wowe umumenyereze ko telefone atari iye kandi azabimenyera. Telefone ni ikintu kibi umwana ushobora gusebya mu bantu wayimwimye akiriza cyangwa akaba yakora n'ikindi kintu nyine kigaragaza ko nyine yarakaye. Icyo gihe abagusebeje pe, kandi ntabwo uba ntabwo nyine abantu babibona neza. Nyine baravuga bati nuriya mubyeyi nyine wamutoje nabi. Ntabwo bavuga umwana, bavuga umubyeyi. Ikindi kintu cya kabiri rero, hari igihe nyine umwana yego aba ari shapu ariko bikarenga nyine urugero, ukabona nyine aravuga mu bashyitsi. Icyo gihe tubyita gushyanuka. Urumva, akavuga mu bashyitsi ikintu cyose bavuze kumva avuze mu bashyitsi. Umwana ugomba kumutoza ko nta mwana uvuga mu bashyitsi, keretse igihe bamubajije nyine. Igihe nyine bamubajije ikintu nibwo agomba kukivuga. Icyo gihe rero iyo umwana ashyanuka mu bantu, nabyo nyine bigaragara nabi, bigaragara ko ari we wabimutoje, wowe mubyeyi. Bigaragara ko nyine mutabyitayeho, icyo kintu mutigeze mukibona cyuko kuvugira mu bashyitsi nyine atari byiza, bigaragara nabi, bisebya nyine ababyeyi. Icyo kintu nacyo rero mugikosore nyine abagikoraga. Ikindi, gusuzugura umukozi umwana bireba, biri mu bintu bibi cyane, kuko ejo mu gitondo numusuzugura umwana ntabwo azongera kumwubaha. Kandi umukozi ni umuntu wirirwana n'umwana, wenda nko kuba afite akazi umusigira umukozi. Ibaze rero umwana yasuzuguye umukozi kandi baribwirirwa nawe udahari. Ibaze nyine nk'ibintu umukozi yamukorera. Rero ntimukajye musuzugura abakozi abana babibona. Niba mutonganyije mutonganye, abana batabibona, badahari nyine batari hafi yawe, kuko gusuzugura umukozi n'ubundi biba biri kwigisha umwana ngo nawe amusuzugure. Icyo kintu nacyo ni ikintu cyo kwitondera, kuko biragusebya. Umwana ashobora gusuzugura umukozi hari abashyitsi,
urumva bikagaragara nabi, nabyo rero bishobora gusebya. Ikindi kintu cya nyuma, nubwo atari cyo cya nyuma ariko nicyo cya nyuma nyine muri iki kiganiro, ubundi ni byinshi cyane. Ikindi kintu rero, kumenyereza abana televiziyo, kumva ko ngo televiziyo ngo ari irera abana, urayizimisha yewe mwana ngo ararize ngo uzimishe televiziyo. Oya, ugomba kumwereka ko televiziyo atari igikinisho, atari ikintu cya buri kanya, atari igikoresho cy'abana, atari igikinisho cy'abana. Televiziyo agomba kuyireba mu gihe runaka, hakaba hari gahunda y'igihe barebera televiziyo. Ntabwo ari uguhera mu gitondo umunsi wose. Hari abana barwara amaso kubera televiziyo, hari n'abana nyine badakunda kurya kubera ko nyine batwawe na televiziyo. Rero televiziyo ni ikintu cyo kwitondera, ni ikintu cyo kutamenyereza abana buri kanya, kuko hari igihe, impamvu navuze ko ari ibintu bishobora gusebya umubyeyi, nyine hari igihe umwana nk'umushyitsi aza, wenda ushaka nko kuganira n'abashyitsi, ushaka nk'umwana ngo asohoke nyine muganire n'abashyitsi, ugasanga niwe muzimije televiziyo, umwana arisararanze, arisajije yewe. Icyo kintu ni ikintu cyo kwitondera, kuko kiragusebya, kigusebya mu bashyitsi, kigusebya mu bantu nkowe nk'umubyeyi. Icyo kintu nacyo rero mukitondere, kandi mumenyereze abana banyu gahunda. Ibyo gukinisha, ibikinisho by'abana birahari, n'ibindi birahari by'abana, ariko hari ibintu badakwiye kumenyera kugira ngo bitaza gusebya mu bantu. Murakoze. Yari Umuhoza Gisele, kuri kamera hari Romeo. Turabakunda cyane. Abatarakora subscribe bayikore, muduhe n'ibitekerezo kuri iki kiganiro Ihoza Show. Murakoze.